Abantu benshi batesha umutwe n'amavideo yamamaza kuri za application zitandukanye, nawe ushobora kuba urimo. Bigutesha umutwe mu gihe waba uri gukora serivisi runaka kuri application runaka, ukajya ukabona hajemo video bikagusaba kwitegereza ngo irangire. Ariko nakuboneye umuti nimba wari utarabimenya. Dore uburyo wabigenza ugahagarika izo video zose ntuzongere kuzibona muri application zawe. Kurikira uburyo ngiye kubereka, ubundi dukomezanye ubashe kubibona. Ndagusaba gukurikirana 100% kugira ngo umenye neza ndetse unabikore neza. Mbere na mbere ndajya muri setting. Nimara kujya muri setting, ndahita njya muri network and internet. Nimara kujya muri network and internet, ndahita ndeba hasi ahantu handitse private DNS. Murahabona handitse private DNS, hajya hasi. Numara kubona private DNS urabona ko bahita baguha ahantu harimo option 3: off, automatic ndetse na private DNS. Noneho hariya urahita uvivura wemeza private DNS, ubundi hari abaguha umwanya wo kwandika, wandikemo DNS mu nyuguti ntoya .adguard.com. Reka nabisubiremo nongere ntangire kugira ngo mubibone neza. Ndajya muri setting. Nimara kujya muri setting, leta njya muri network and internet. Nimara kujya muri network and internet, leta ndeba hasi handitse private DNS. Kandi bareta mu option 3 harimo off na automatic ndetse na private DNS. Noneho hari abampaye umwanya wo kwandikamo, nandikamo dns.adguard.com. Nyaboneka ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Opalino TV. Inkunga yawe iraba ari ingirakamaro kuri twe, kandi ngukunze aka video, sharinga bagenzi bawe no babashe kumenya aya makuru.